deliverance and counsel ati dore ndo Uwiteka Imana Rabini stance ati ntabwo ntumye ndimanukiye taya zivo enestai hinivaye kide ati dore ndi Imana ikubuye inzira kugira ngo abanje batambuke mena tasini nikota ranga Rabini stance Mawidi TV. ngo parafo yaramanutse kazajya yongera kitere gasubira hejuru nkavuga ngo ko biri kose menza ari bya bigirwamana by'iwacu ngo cyangwa se akaba ari bigirwamana byo ku wo musiramu. Parafo yamanukaga mu buhe buryo wabonaga? Itigitaga nkabonera amanutse. Wabibonaga mu buryo bw'umwuka? Gutya yandeba n'amaso nkabonera amanutse kongera igasubira hejuru, ariko yasubiraga nkumva kurimbwira ngo akazi wakoraga kararangiye. None se nabandi barabibonaga ko yamanutse ntago wagiraga ubwoba ko iri bukugweho? Nahise ntakamabuja na boss baraje baraturara twicaye. Bukeye nabo barabibonaga ko iri kumanuka? Bo narabiberekaga bo bakamwa ntago bo bari kubibona. Bivuze ngo za nyabingi nizo zabikwerekaga? Oya. Narageze igihe ndabyuka bukeye ndavuga ngo ngiye gushaka Imana yababarokore. Nuko nguko nagiye mvuga ngezeyo nsanga umushumba wanjye arimo aratuza nibwo nari nkikizwa. Nsanze arimo yatuza arambwira ngo mva ko rero bavuze kutazakorera Imana ngo noneho ne giki kigushiguye. Arambwira ngo se ngo kuko burani nyabingize wanyu cyane z'abasilamu. Anje arambwira ngo wari warananiye marayika w'Imana ngo niwe waje gukora bira byose byo muri parafo kugira ngo uzukizwe. Bivuze ngo ni Imana yamanuraga parafo kugira ngo ikwereke ko ifite imbaraga cyangwa se mu buryo bwo kugutera ubwoba kugira ngo ukurikire Imana. Ya nuko buvuye mu kazi ko mu rugo. Nahise mbwira Imana ngo niba ko kukambujije ngo ndayibwira nti none se ubu nanzabaho ndongera nyine ndakomeza ndasenga ko nkayibwira ngo ndashaka iki akazi nayikambira ngo humura akazi ngiye kukaguha. Akaba ariko imbwira biza kuza kugera igihe ndavuga ati ariko yamana yababarokorera beshya reka nisubirira inyuma. Musi natekereje gusubira inyuma kubera icyo wavuze ko Imana y'abarokora ibeshya. Nuko nabonaga nta kazimo. Kwanjye mvugisha ukuri no kuri kamera mvugisha ukuri. Musi nari busubiriraho inyuma Imana yacira reba. Ndangije nibwo yahise ikoresha abakozi b'Imana. Ihita bivuga ngo ikitwa umuhanuzi n'umuhanuzi kazi nuwerekwa nurota ngo nibakora ikiziga ngo namushumba adasigaye. Barangije bakora ikiziga rangije ihita nereka hagati iravuga ngo amasengesho y'iminsi 3 batajya batanywa ngo ndashaka gukura uyu mwana muri nyabingi ziwabo. Imana irangije imaje kuvuga gutyo iravuga ngo uri bunzane ikibazo cy'umwana cy'abana ndabica uri butahugiye kubashyingura nunzane ikibazo cy'umugabo ngiye utanga abagabo ndamwica ugenda ugiye kumushyingura. Iravuga ati ni muyamukorere n'uyu ari umwana nk'abandi ibyamubayeho ntabwo yigeze abyihamagarira nta nubwo ari nawe wagiye kubicisha. Ati ndashaka kwerekana nk'Imana. Ngo guhera ko kanya wese bayakora amasasho y'iminsi 3 nyabingi zirivuga zavuga ngo turi 777 ziravuga ngo ni 777 abo bose abo bazimu bose bari muri wowe bari muri jewe. Wiyumva gute mu gihe wari urimo abazimu 777 bari barampindanye zisura no kuba mfite nyine nanjye numvaga ko mfite izindi mbaraga. Wumvaga ko ufite izindi mbaraga? Ni biki bidasanzwe byakubagaho ku buryo wemera ku buryo byakwemezaga ko ufite izindi mbaraga? Sinagutinyaga uri umuntu w'umugabo. Bivuze ngo waratukanaga? Naratukanaga nkakubwira ibyahe n'ibyahe ariko bose nta kanwa mfite ko kuba nagutuka nta n'imbaraga nakwereka ko ngomba kurwana nawe. Uyu munsi ufite akanwa gahesha umugisha? Uno munsi mfite akanwa gahesha umugisha. Tudatinze izi nyabingi zaje kukuvamo gute? Twakoze amasengesho y'iminsi 3 zirivuga ku munota wa nyuma ku munsi wa 3 iyo bita Rutare avuga ngo ngiye nitwa Rutare. Ngo tuje kugira ngo tubane nawe ngo ububasha iwabo bari baratubwiye tuzamuha nuko ari kuzaba umupfumo ngo icya kabiri akaba umuntu ukomeye mu muryango ngo none rero ngo muramutwambuye ngo tugiye kugenda. Rutare aravuga ngo dore abandi mwabisha ngo ningiye gusiga ngo nanjye mwamvunya amaguru ngo mwandika nkakora impanuka aho bita kuri Nyabaronko nkabona aho mpungira.
abakozi b'Imana ko nyine bari bafite amatelefone manini uko byavuga bari bafataga rikoda ikagenda byivuga bafata rikoda iravuga ngo nimutemera ko njya kuri Nyabaronko ndahita nica se kuko ne bamuduhaye ngo nimara kumwica ngo mumenye ko mukobwa muvuyemo. Bivuze ngo ni papa wawe wari waragutanze kuzimu. Yego. Ngariko ni ntamwica mumenye yuko naje kwiyoberanya. Yego. Rero yapfuye saa 10 z'ijoro umunsi wa gatatu warangiye ku munsi wa kane saa 10 z'ijoro nibwo yari mvuyemo saa 11 bahita bampamagara bambwira ko papa wanjye birangiye. Bivuze ngo papa wawe yakubereye igitambo. Yambereye igitambo ako kanya n'Imana itimanuka iravuga ngo umva mwana wanjye mbanye nawe nzakorana nawe nzakoresha iby'ubutwari irambwira ngo ahari kuzaba ibigirwamana mpagize ubuturo bwanjye imbaraga ibigirwamana bari kuzakoresha ati ndabivunjije nkwayemo impano zanjye. Ego Imana imbwira gutyo irangije ibana nanjye nyuma yaho nkomeza kwinginga Imana irambwira ngo ngiye ku ishuri ngira ngo ni ishuri ry'isinataye kombi ijya kunyigisha ishuri ry'ijuru ndaryiga namaze amezi 6 hanze mu mujyi wa Kigali aho bita Kimisagara mu Kamenge. Abadayimoni 777 bakimara kukuvamo wahise ujya kuba mu ishyamba. Bamvuyemo bamaje kumvamo Imana yambanga igiye kunyigisha ishuri. Yego. Ego. Maje ko irambwira ngo njya kukwigisha ishuri ngira ngo ni ishuri ryanjye ry'isi nasize ntabwo nari nzi ko ari ishuri ry'ijuru. Ndangije nabonye hashize iminsi umama twabanaga avuga ati rero ubushobozi nari mfite inaha ndikubona burangiye nsubiye iwacu Cyangugu. Arangije aragenda mpita nanjye njya kwiga kuba hanze nahamaze amezi 6 mu mujyi wa Kigali aho bita Kimisagara mu Kamenge nahararanye n'ingwe. Wowe wabaye hanze ngo amezi angahe? 6. Uri umwana w'umukobwa? Ntago bibaho. Narahabaye. Wabaga hanze mu buhe buryo? Kubera ko utari ufite aho kuba. Naho nari mfite. Kandi nta natike mfite insubizi wacu icyo gihe ubwo nari namaje gusenga nkazajya nsenga nkabwira Imana ngo Mana ko uri kubona ndi hanze wampabariye basi ukamatike inyuri wacu nkazajya nza kuvuga ubutumwa muri Kigali. Imana irambwira ngo ninjye uri kugucyaza ngo guma ku ishuri. Icyo gihe muri iyo minsi ndi kurara hanze nibwo nahise nza kuza kubona impano y'Imana ndatangira mfata umwuka w'ubuhanuzi. Muri ayo mezi 6 niho wakuye umwuka w'ubuhanuzi. Ubu uyu munsi uri umuhanuzi. Yego. Nizere ko nanjye uri bumpanurire. Imana yavuze. Muri ayo mezi 6 waje zanyabingi zikimara kukuvamo Imana yahise iguha umwuka w'ubuhanuzi. Kandi bivuye muri rya shuri Imana yari ikwigishije. Yego. Nuko muri iryo shyamba wabagamo cyangwa muri ubwo butayu wabagaho mu buhe buryo? Bwacaga mu gitondo niba naraye mu gipangu cy'ahantu mu Bakire bwacaga saa 11 nkivamo nkirirwa nzerera umuhanda wose. Ese wararaga no mu bipangu by'abakire sino hanze? Nabaga nzi igipangu kiraye gikinguye nkajya kukirara cyangwa se nkahita nigira ahantu mu ishyamba. Numva duhuje ubuhamyara. Nkagenda nkabaho ngaho bwaca nkirirwa ngenda. Ubwo inzara yaranjaga harya namarwa n'imisi 5 ntacyo ndashira mu ndajya hano nkikubita nko hasi abaturage bambona bakaza bakandamiza icyayi cya Mukaro bakoresheje ikiyiko kugira ngo mu muhogo hafunguke. Kandi noneho Imana ntabwo yitaga ngo nuko ndi hanze najyaga njya gusenga ku rusengero nkabwira Imana ngo abahanuzi bari muri korali ko njyewe nabaga no muri korali nabaga ndi no muri korali nkavuga ngo Mana mu bahanuzi dusenga nubereke ko ndi kurara hanze nshuti z'umusaraba iyi Imana ashatse kukwigisha ntago inakwereka n'inshuti zawe. Nta muhanuzi nimwe wabibonaga namushumanje najyaga kubimubwira gatanga tumva mukobwa wanjye humura Imana iri kumwe nawe ntaramubwira ikibazo mfite. Umunsi umwe nibwo naje kumwumva rero mushumba atereka igiseke hariya njya gukora rivuga butumwa iwacu nzajya nza muri Kigali nze mvuga ivuga butumwa. Arabikora ariko arambwira ngo ndabonamo ibiceri 30 gusa kugira ngo menye ko ari Imana iri kumwe nanjye. Koko niko byagenze ibiceri 30 nibyo nasanze mu giseke. Imana irambwira ngo ndacyakwigisha manza wiga kuko uzafasha benshi nzagukoreramo uzasengera benshi ubu buhamya buzafasha benshi. Imana imbwira gutyo nkumva bitazabaho ariko turashima Imana ijya yigisha umuntu
yarangiza ikamukura no ku ishuri ikabana nawe. Uyu munsi iryo shuri warivuyemo cyangwa uracyaririmo? Ishuri ryo kurara hanze narivuyemo, ndashima Imana. Muri ayo mezi 6 wajyaga gute, wabagaho gute? Abakozi bo mu rugo twari tuziranye bahengaga ba nyirabuja batariyo, bakaba bangati ngwino tukugaburire kuko nta mitsi yo gufunga umwenda, nari mfite n'umwenda umwe, indi yose Imana yarantegetse kuyitanga. Ubwo nkagenda nkoga umubiri, nkambara umwenda wabo, namara kuwambara nanjye bakamfurira uwanjye, nkahava amajije kurya, nkongera nkafata ikosi ryanjye nkasubira aho nabaga ndi. Ugasubira kurara hanze, ugasubira kurara. Iyo imvura yagwaga byagendaga gute? Iyo imvura yagwaga narebaga ahantu nikinga ku buryo imvura itari bunyagire. Ntago byoroshye, biragoranye ku mwana w'umukobwa arara hanze. Gusa mfite ubuhamya bujya gusa n'ubwawe, ariko njyewe ndi umusore, nanone uko nabangamirwa cyangwa uko nabangamirwa siko wowe wabangamirwa. Ese ntago wagiraga ubwoba ko nk'abagizi ba nabi, abasore bashobora nko kuba bakugirira nabi, cyangwa nabo bamwarahuraga? Gusa cyo Imana iyo ari Imana iri kukwigisha inakurinda n'ibyo byose. Icyo naje kubana nacyo ni ingwe namaranye nayo iminsi 2, ikazagiza ikansanga ahantu nicaye, ikagenda ikongera ikagenda, gaca nkongera nkigendera. Wabanye n'ingwe? Yego. Ingwe mwabanye mu buhe buryo? Na ahantu nari ndi mu gipangu, njya kunambona ijira hansanze. Ingwe irahagusanga? Yego. Ukimara kubona ingwe nyangwe cyangwa? Ingwe. Ntabwo nakubeshya. Ingwe wayibonesheje amaso? Narayibonye. Hanyuma yo kuyibona uraryama nayo iraryama? Ko nyimara kuyibona kuko n'ubundi numvaga naramashije kumva ko ubuzima bwanjye ari ukwiga ishuri, kandi none nkumva ko nta hantu mfite ndi bujye. Naramashije kumva ko igikoko cyose cyahansanga ko niyo cyanjya ntacyo byaba bimbwiye. Yaraje injya iruhande, bigeze saa 9 z'ijoro iragenda, saa 11 nabyukaga ngenda, nanone ryajoro rigeze irongera, nanone iraza insanga muri cya gipangu, nabwo bigeze saa 9 irongera iragenda. Bigeze saa 9 iragenda. Mu basobanuzi b'inzozi sinzi uwo nigeze kumva avuga ngo ingwe nyine isobanura Imana. Iyo ifite umujinya isobanura umujinya w'Imana, ariko iyo ije mu buryo bw'amahoro aba ari amahoro Imana izanye kuri wowe, aba ari uburinzi Imana iba izanye kuri wowe. Bisobanuye ngo Imana yashakaga kugutinyura wowe kugira ngo kandi ikwereke ko iri mu ruhande rwawe. Imana ibishimirwe. Byaje kugenda ute kugira ngo uve muri ubwo buzima bwo kuba hanze? Umunsi umwe nagiye ku rusengero, ngiye gusenga bisanzwe, iza kuzana umudamu, aza arushye aremerewe, araza arasenga. Imana iza kuza kungirira neza, inkora ku maso ko njya nkunda kuvuga ngo ntago ari njya wiha ubuhanuzi, Imana rurema niyibutanga. Nkora ku maso irambwira ngo uwo mudamu afite inda, kandi umwana yapfiriye mu nda. Irambwira ngo ngiye kumugutumaho, ariko simbikubwiye ngo bivugire muri rusange. Uragiwe mu rugo ararenguka, ubundi nugera urasenga, ndibuze kwitamurura, ntabwo uri bwongere kurara hanze. Mushumba nawe cyaje gukora, yarambwiye yampereje amafaranga byonye, narambwira ngo ishuri ryo kurara hanze rirarangiye, ariko nawe atazi nyirizina aho Imana igiye kunyerekeza. Arangije nanjye wa mudamu akarenga ndenguka, ngeze iwe nsanga aradoda. Ndamubwira ntese buryo uradoda? Ati yego. Ndaje ndamubaza ntese igitenge kigurusha ngaho? Arambwira. Ndamubwira ntese ukidoda gutya? Arambwira. Ndamubwira rero ntaragenda, nawe nyirizina ntabwo yarazi icyifuzo nari mfite cyangwa se nari maranye igihe. Ndamubwira nti tujya gusenga Imana nkomeze urugendo. Arambwira ati nta kibazo turasenga. Nabonye dusenga Imana, nawe niba ngo ngariye nzamubazanira. Nabonye dusenga Imana, tumaje gusenga Imana, umwana avamo ibice. Umwana avamo ibice kwa kwera amaje kuburira mu nda, afite mama we yarafite randevu kujya kubagoroka mumukuramo. Icyo gihe Imana abari yibyikorera. Uwo mwana yavuyemo ibice gute? Yagiye avamo ukuguru kumwe, ukuboko, umutwe,
byose nibwo nari mbibonye ku muntu w'umubyeyi. ibyo wabibonesheje amaso yawe? nabibonesheje amaso yanjye, nawe nibiba ngombwa Dawidi uzaze njye kumukwereka ujyane nawe ikiganiro. Nzaza ujye kumunyereka kuko biratangaje umwana wari warapfiriye mu nda umubona ava mu nda avamo ibice Yego. uwo mubyeyi yabaye muzima? Yabaye muzima. Mani nanjye irambwira ngo noneho babwira bagure isosi ya boyiro n'isombe, ati ndaza kuza kuri Deliverance muri ibyo ngibyo ntajya kuyogesha mu nda. Turangije tubikora gutyo. umupapa we akibyumva aravuga ati uwo mwana ntagende, reka nze kuza murebe. Nihagera cyagera kimbona arankunda, arambwira ati ese burya uri imfubyi? Ntego. Arambwira ati se wakubera umubyeyi? Ndamwana nta kibazo. Arambwira ati nawe guma mu bandi bana. Dore ko uwo mama yari amaze iminsi Imana ngo imubwira ngo hagiye kuza umwana wanjye kandi nkunda, nazo uzamukingurire ikibazo cyawe niho kizakemukira. Rero we yari afite amakuru, narahagumye nabanye nabo. Imana irambwira ngo icyo nari nagutumye kirarangiye, ugiye kwiga ishuri ryitwa ubukode. Ariryo shuri ubu ndiho. ngo ugiye kwiga ishuri ryitwa ubukode. Uyu munsi muracyabana mu bukode cyangwa? Ni njye uri mu bukode warubatse. We arubatse. Mwaje gutandukana mu buhe buryo? Imana yarambwiye ngo icyo nari nkutumye kirarangiye. Irambwira ngo ndashaka kuziga amashuri yose kugira ngo uzagende uvuga ku ngeri zose. Irankanguye kukwigisha ishuri ryitwa ubukode kugira ngo ninkuha inzu uzamenye gukomeza abatagira inzu. Yego. Akaba ari ryo shuri ndiho, ndi mu bukode, ariko ndashima Imana ko Imana ijya igishyura, ntacyo nashinze Imana. Uri mu bukode, ubana n'abavandimwe bawe cyangwa ubaho mu buhe buryo? Nta bavandimwe banjye mbana nabo, ndibana akora ivugabutumwa, gusa cyo na famiye iraza ikansura. Na famiye iraza ikagusura? Yego. Ubuhamya bwawe buratangaje kandi ntago byoroshye kubona umwana w'umukobwa abaho muri ubwo buzima bumeze gutyo. Gusa mbashije kumigwa gusengera umuntu, umwana akava mu nda ye igice kimwe uwo mubyeyi na n'uyu munsi aracyariho. Ubu niwe wanamubwira ngo ahari Fani yaravangiwe, kuko benshi bakunda kuvuga ngo abantu baravangirwa. Niwe wanamubwira ngo ahari Fani yaravangiwe yabasha kutabyumva bitewe n'ibyo Imana yagiye ivuga inkoreyemo. Dore ko cyane Imana yamaje kumuha n'inzu y'amakaro, ari njyewe Imana yagiye ikoresha bikanje. Ari wowe umusengeye? Yego. Ukamubwira ngo Imana iguhaye inzu, bivuze ngo bimwe wagiye umuhanurira byarasohoye. Ni umugabo wo guhamya imirimo y'Imana. Nawe Dawidi TV.